iguhishurira ubwoko bw'intambara ugiye kurwana. Iyo utayegereye nta makuru y'intambara uba ufite. Intambara zije urirwanirira ukisobanura. Icya kane ni ukugendera umwami we kuri. Antreta Yesu amaze guhinyura ibyiringiro bye, imbaraga ze, Petero yahise amugendera kure, arenga ahinguka. Ni ngo kumubwira ati nashatse kurwanira urabyanga, kandi nta nkoto ugira, nta nkono ugendana. Kandi ni ngo kubwira Yesu ngo wari umfite nk'umunyamahirwe kuri wowe. Kugendera umwami we kuri. Icya gatanu yakoze ni ugukundana n'abanzi ba Yesu kugeza ubwo ajya kota umuriro w'abanyamahanga. Petero umuntu uhamagawe, Petero umuntu wagendanye na Yesu agera ku rwego rwo gukundana n'abanzi b'umusaraba. Izo ni consequences, ingaruka zijya zibaho umuntu kugeza ubwo akundana n'abatizera, akajya gukundana n'abatizera, kandi bo barakunyunyuza. Nta byiringiro bafite, nta sengesho bafite, ntibegereye Imana, begereye ibiryo, begera akazi. Ni byiza kubikora, ariko hirya yabyo ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose. Gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi. Kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka. Umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda, umuyoboro mwiza. Turabakiriye mwese, Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi yumve gusenga kwanyu, ihaze kwifuza ku mitima yanyu. Twongera rero kugaruka hano kuri Iyabivuze TV Rwanda, turi kumwe n'umuvuga butumwa kandi turongeye turamwakiriye. Twongeye kukwakira mushumba. Imana iguha umugisha. Twongeye kwishimira kubana nawe. Ubushize twari turi kumwe tuganira ku ijambo ry'Imana kandi twagize ibihe byiza. N'ubundi rero twiringiye muri iryo jambo ry'Imana ko twakongera kugira ibihe byiza. Turazirikana amagambo atubwirije ubushize, ariko n'ubundi cyagiye twari turi mu masengesho, no twagira ngo tuganire ijambo ry'Imana uko umwuka yagushyize ku mutima. Rero turakwakiriye, twakiriye n'abandi bari hafi n'abari kure, abazadukurikira, twakira inshuti zacu sanzwe dukurikirana, hari n'abaje bwa mbere nabo turabakiriye. Imana ibaho umugisha. Turabingingira kandi kwamamaza ubutumwa bwiza, mukora subscribe, mukora share, mukora like, mushyiraho na comment kugira ngo nimba hari n'ibitagenda neza tubikosore, nimba hari ibigenda neza dubikomeze. Mukomeze mudutere inkunga, kandi namwe mwamwigiriye neza no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Niyo ntego y'umuntu w'Imana, niyo ntego y'umukristo. Imana ibaho umugisha. Rero reka rero dutangire, atwibwire narangiza arakomeza asenga Imana, hanyuma akomeza. Karibu. Murakoze cyane. Ndashimira abantu bose badukurikiye, badutega amatwi, ndetse n'abahisemo kureba izi nyigisho. Imana ibaho umugisha. Nitwa Vedaste Ntakiyimana, ntuye mu Rwanda, birumvikana niho dukorera, ariko mbigahanga ni muri Kicukiro. Ndi umupapa, mfite umudamu n'abakobwa 2 n'abahungu 2. Birumvikana rero ko Imana yangiriye neza, ndayishimiye. Mbere ko tuganira reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye umwanya wo kuba imbere yawe tuganira ku ijambo ryawe rifite imbaraga, rifite ubuzima bwose. Turasenga ubwacu kugira ngo tukubere umuyoboro mwiza, ndetse n'abaduteze amatwi turasenze kugira ngo iri jambo ry'Imana rikore ku mitima kandi rihembure benshi, aho buri muntu wese aherereye, aho buri muntu wese ari n'ubuzima arimo. Ijambo ry'Imana ribere ingomezi ndetse muri gihe no mu gihe kizaza. Turagushimira ko byumvise kandi kuko ari bityo twibwira, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kuko nari mbivuze, ndashimira Imana ko nongeye kugaruka hano muri kiganiro. Ubushize nk'uko wabivuze twari turimo dusenga, turi itsinda rigari, ariko uyu munsi ngiye gusa n'uko ikiganiro kigufi ariko gifite insanganyamatsiko yo kwegera Imana. Nasanze hari ibintu byinshi mu isi bikwiye kwegerwa ariko bikagira iherezo, ndetse rimwe na rimwe bikarangira nabi, ariko nasanze kwegera Imana bigira imbaraga muri gihe ndetse no mu gihe kizaza. Tugereho gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 73, umurongo wa 27, Zaburi ya 73, 27 haravuze ngo kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakurekeshejwe no kurarikira bose. Ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro,
kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Ni Zaburi ya 73 murongo wa 27 handitswe ngo dusubiremo, kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakorekeshejwe no kurarikira bose. Ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nge, umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Kuki dukwiye kwegera Imana? Reka mvuge impamvu ngi dukwiye kwegera Imana. Nuko Imana ishobora byose. Hari igihe abantu bayitiranya bakayikeka, ariko Imana ndikwiye gukekwa. Imana niyo yonyine ishobora byose. Icya kabiri gikwiye gutuma twegera Imana, nuko Imana ibera hose icyarimwe. Amen. Iri mu Rwanda, iri no hanze y'u Rwanda. Ni Imana ya hose ikwiye kwegerwa, kuko ari Imana ibera hose icyarimwe. Impamvu ya gatatu ngiye kubabwira, nuko Imana ifite ubushobozi bwo kutwumvira icyarimwe. Abantu bumva abantu mu matsinda, ndetse rimwe na rimwe bakabakurikiza uko baje bashaka uwo bakeneye. Ikindi gihe bagakurikiza abantu bari mu zabukuru. Ku mirongo muzahareba, hari igihe haza umukecuru bakamutambutsa agasimbuka urubyiruko, hakaza umusaza agatambuka, hakaza abatwite, hakaza abahetse abana, abo bose bakagenda bimukirwa. Ku Mana siko bimeze. Imana ifite ubushobozi bwo kutwumvira icyarimwe, ikwiye kwegerwa. Amen. Abantu benshi barabyirengagiza kubera imiterere yabo, ariko ntibakwiye kwirengagiza Imana. Abantu bakwiye kwirengagiza ikindi, ariko Imana itwumvira icyarimwe. Imana ibera hose icyarimwe. Imana ishobora hari ibintu abantu bashoboye. Hari ibintu abantu bagerageza kandi ukabona ko babishoboye. Hari abantu bashoboye kwigisha, bakigisha Igifaransa kandi kigafata. Abantu bashoboye kuvura, hakaba abaganga b'ibirangirire. Abantu bashoboye kuba abagronome, bakakora ibindi bintu bikomeye cyane. Hari abanyamategeko bakomeye. Abantu bajya biga mu kigo kimwe ariko ntibagire ubumenyi bungana. Ariko ntabwo bashobora byose. Imana niyo yonyine ishobora byose. Amen. Ababyeyi bajya bananirwa no gushobora iby'abana babo. Abagore ntibashobora ibyo bintu mu by'ukuri si byo ko ururimi rwacu rukeneye. Ntabwo dukwiye kubishyira mu rugero rwo kugereranya Imana. Imana iri hejuru, ntikwiye kugereranywa n'abantu. Oya, umuntu urwara aje kumubura, umuntu ukena agakena, umuntu urwara akaba mu buriri bakajya bamusanga mu cyumba, ntawe atinyukaga kugera muri saro ye. Umuntu urwara agaterurwa n'umukozi wo mu rugo ataramugaburiraga. Imana ntikwiye kugereranywa n'abo bantu, ariko kuko ari byo tubona bifatika, nta kundi twabigenza. Ntinatwumve nabi, ariko nuko nyine imiterere ya muntu iteye. Imana ntigereranywa, iri hejuru y'ibintu byose. Azafu aravuze ngo abakujya kure bazarimbuka, bazatsembwa bashire. Arafashe umwanzuro mwiza, aravuze ngo njyewe, haleluya, nubwo abandi batakwegera, nubwo abandi bakujya kure, nubwo abandi bakwirengagiza ibyo, ariko nkurikije imirimo yawe, imiterere yawe, karagiteri zawe, imiterere y'Imana, kamere zawe, kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi bagiye begera Imana kandi bibihangange, ariko bakamenya ko kuba ari igihangange, hejuru hari Imana akwiye kuyegera. Ubundi umuntu wa mbere wegereye Imana asa n'ukoze ibintu bitumvikana. Ni umugabo witwa Nowa mu gice cy'8. Imana yamuvuzeho ikintu gikomeye mu Itangiriro igice cya 8. Imana yaramubwiye ngo Nowa, ndakwibutse kubera ko wanyumviye. Ntushobora kumvira Imana utayegereye. Ubundi abamwe ibintu bibiri bijya gusa ariko bidasa. Hari uguhamagarwa, hakaba no kubwirwa. Hahamagarwa umuntu uri kure, ariko iyo wegereye uwaguhamagaye akora icya kabiri cyitwa kukubwira. Sinzi niba abantu bakwiye kucyumva neza. Hari uguhamagarwa, hakaba no kubwirwa. Iyo abantu bagarukiye ku gace ka mbere ko guhamagarwa gusa, hari aho baba bataragera, hari ibyo badafite, hari ibyo batabitse. Hirya yo guhamagarwa hakwiye kubaho no kubwirwa n'uwaguhamagaye.
haleluya. Kandi ntabwo dukomezwa no guhamagarwa, dukomezwa n'ibyo twabwiwe nyuma yo guhamagarwa. Abantu bakwiye kubyumva neza, ni ibintu byoroshye mu mwuka abantu bakabyumva, kuko umuntu mwegeranye uramubwira akumva, uri kure ntabyumve. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abayuda barusha iki abandi, babaruta muri byose, ngo icyambere nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Iyo wegereye umuntu arakongorera, undi uri hirya ntabimenye, ukajya kubona ukabona rimwe na rimwe mu birori abantu bari guseka ariko ntumenye icyo basetse. Nibyo babwiranye bitumye. Iyo twegereye Imana itubwira ibidusetsa, itubwira ibidukomeza muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Ndumva kandi mfashijwe, imfubyi yegera Imana, Imana ikayibwira ibitandukanye n'ubupfubyi, Imana ikamubwira ibimukomeza mu bupfubyi. Ukabona imfubyi ntiyitangira itama, ntizinze umunya, irakomeye. Ukibaza se uyu muntu akomejwe n'iki? Nta muryango agira, nta mama, nta muyomba, nta shangazi, nta kazi, nta diplome ihambaye afite. Niki kimukomeje? Kumbi yegereye ukomeza, amubwira ibimukomeza. Haleluya. Uzajya kubona umuntu watawe, wanzwe, ari mu mwuka wera, yuzuye umwuka wera, ntacitse intege, ntacogoye. Abantu bibaze ngo niki kimukomeza? Ntabwo akomejwe n'ubwinshi bw'ibyo atunze by'umubiri bifatika, akomejwe n'ibyo yabwiwe n'ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Uzajya kubona umuntu uryamye arimo serumu, nujya kumusura ugira ngo ugiye kumukomeza, ahubwo wagukomeze. Uzibaze se ko uyu muntu ari nge bakamukomeje, kuki ari unkomeza? Ntabwo akomejwe n'inshinge bamuteye, ntabwo akomejwe n'ibinini bamuhaye, ahubwo akomejwe n'ijambo yabwiwe n'ukiza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Nowa yegereye Imana, Imana imuremera Yesu. Abantu babyumve, yegereye Imana arayumva, Imana iramubwira, imubwira ibiruti biriho, bituma abyumvise arakomera kugeza igihe isi yose yashize, hasigara Nowa n'umuryango we gusa, kuko yegereye Imana akayumva. Ntabwo kwegera Imana tuyivanaho ibintu bya none gusa, n'ibihe bizaza, kuko Imana ni Imana n'Uwiteka. Ubu birashoboka ko hari umuntu nkurikiye wibaza ngo nakwegera Imana gute? Ndaje ngurangira inzira zigera muri 3 umuntu yegera mu Imana kandi akayibona. Birivuga ngo munshakane umwete muzambona. Imana igiboneka, Imana igiboneka. Yaravuze ngo nzabonwa namwe abanyegera. Kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Umuntu yegera umugore we agapfa, sibwo bwa mbere. Dufite abantu benshi bagize ingorane, abadamu babo barapfa. Dufite abantu bagize abagabo barapfa. Dufite abantu basigara ingokore, abana baragiye kandi bari bafite imbaraga, bafite amazina bitirirwa. Uyu munsi kuri mwitumva ari gikomere kuko umwitirira ntakiriho. Dufite abantu benshi begereye akazi karangiye, bari gusaba rifuti, baragenderaga mu modoka za leta batazi ko esansi imera, batabandikira mu muhanda. Uyu munsi bari gusaba marifuti. Ibyo nabyo urabyegera cyane bigashira. Imana ni yonyine itagirangira. Haleluya. Uyegera ukomeye, ukayegera woroheje kandi kegerwa. Aburahamu yegereye Imana afite ibibazo bikomeye. Reka nkubwira kandi kantu, nkabwira n'abankurikiye. Ubundi Saduraka, kuva ngewe mu myaka mfite, sindarebesha intare gutya, sindabona intare gutya. Nyibona kuri televiziyo, sindanajya muri pariki kwireba nge. Nta niyo ngeneye, ntabwo ayo mavuta nyafite. Nta nubwo iryo shyaka nifite, nta nubwo mbyifuza, kuko ikintu giteye ubwoba, sinjye kure ibintu biteye ubwoba ari nge byishyiriye. Ariko kandi abazibonye nta kibazo. Abandi bo ndi kwari ukuzireba, kwari ukuhagarara muri zo kandi bataririmba, zitabaririmbira, zibashishimura, zibashwanyagura. Ariko kuko bari barigereye umwami utegeka intare, baravuga ngo twegereye umwami. Haleluya. Iyo twegereye Imana rega bidushoboza, biduha gutinyuka ibyo abandi bantu batinye.
intare zibabonye zibabonana ubudahangarwa bw'uwo begereye, ntabwo zatinye bo mu by'ukuri, ahubwo zatinye uwo begereye. N'ubu abantu badukurikira reka mbashishikariza kwegera Imana. Iyo wegereye Imana si wowe utinywa, hatinywa uwo wegereye, waraza agahagarana nawe. Sibye n'amaso y'umwuka, n'amaso y'umubiri ajya abona Imana. Ntabwo byumvise? Bitumye ntekereza ijambo ryabaye Abisirayeli bari mu nyanja. Baravuga ngo, Bibiliya ivuga ngo Uwiteka yitamururira mu nkingi y'umuriro ngo ahindukirira Abanyegiputa bacikamo igikuba. Umva ukuntu bimeze. Iyo bavuze kwitamura ni ku ijambo ryitwa kwegera Imana. Ndaje mbabwira ibintu bikomeye kandi mu mwuka, kandi dukwiye kwitaho twese, ukomeye uworoheje. Iyo bavuze kwitamurura, ntabwo Imana yitamururiye Abisirayeli, oya, Imana yitamururiye abanzi b'Abisirayeli. Nijoro yabagendaga imbere ari inkingi y'umuriro, ku manywa ikabajya imbere ari inkingi y'igicu. Yakoraga ibintu bibiri mu bihe bibiri bitandukanye. Nijoro yababeraga umucyo, ku manywa ikabatwikira. Ariko kuko bageze aho bimeze nabi, haleluya, kuko bageze aho umwana na nyina ntiyumve, Abanyegiputa ngo bendaga kubashishimura, kubafatisha amaboko, ya yindi begereye, irya itajya yihishira umukiranutsi ageze mu kaga. Uwo munsi Imana yakoze ikintu kidasanzwe, iva imbere y'Abisirayeli, iraza ihagarara hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, ikora ikintu cyitwa kwitamurura, kwihishura, kwigaragaza, kwiyerekana. Yiyereka Abanyegiputa, barayibona, baravuga ngo tubonye Imana, kandi tuyibonye ari iy'Abisirayeli, ntituyibonye nk'iyacu. Twajyaga tubyumva, ariko uyu munsi aka kanya tubonye Imana, kandi tuyibonye iturwanya, ikarwanirira ubwoko bwayo. Amen. Kandi ije gukiza Abisirayeli amaboko yacu, ngo kuyibona kwabo ako kanya ngo bacikamo igikuba. Amafarashi bicayeho arayibona, amagare arayibona, naho bahagaze babona habona Imana, ngo hatangira koroha. Amagare n'amafarashi aramanuka, Abisirayeli barakomeza baragenda. Imana ishimwe. Uwo munsi haba ibintu bikomeye biteye ubwoba. Baravuga ngo tuyibonye iturwanya, ikarwanirira ubwoko bwayo. Abisirayeli bakomeza urugendo baragenda. Ngo umuntu, ikindi Imana yagaragaje ni iki? Ubundi twebwe ntiturebesha amaso Imana amaso yacu, ahubwo tuyibonera mu byidukorera. Abisirayeli bwoko bw'Imana, iyo wegereye Imana uyibonera mu byigukoreye. Amen. Niyo mpamvu babonye Imana baravuga ngo tubonesheje Imana amaso yacu. Miriyamu niwe wenyine wabonye ibyo bintu. Aravuga ngo ibintu Imana ikoze mwabibonye, mwabonye ko amagare n'ingabo bya farashi by'Abanyegiputa Imana ibikunkumuriye mu nyanja. None si ibintu Imana idukoreye twagenda nk'abatarayibonye, nk'abatarayegereye? Ahita aririmba mu gice cya 15, yaravuze ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uhetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni ntwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Iyo twegereye Imana tubona inyungu z'imirimo y'Imana Imana igenda idukorera. Amen. Reka mvuge umuntu utaregereye Imana, utarayegereye akagira ibibazo. Petero uramwibutse? Uriya mubigishwa Yesu yahamagaye nta numwe w'inkorabusa, nta muntu wari uri ku muhanda. Na biriya bavuga ngo kuroba ni umurimo ukomeye. Abarobyi ni abantu bakira, bagakira Imana ikabamugisha. Bigeze baroba ifi ngo zirabananira kuzivanamo,
ni ibintu bikomeye cyane, ariko iyo tubyumva tugira ngo ni umurimo uciriritse, ariko uburobyi ni ikintu gikomeye. Umunsi umwe yakoze ibyaha 6 kandi Yesu yaramuhamagaye amugira umwizerwa. Ariko abantu badukurikiye mbisego murakurikira ibi bintu byibuze babyandike. Tuya tugira ingorane ko tuvuga ibintu ndibizahoraho, cyakora turashima Imana kuko ikoranabuhanga ryaje, ariko abantu bakwiye kwandika ibintu by'Imana, bakandika ijambo ry'Imana. Ejo nejo bundi bakajya, Imana yarabwiye ngo ngiye kubambutsa Yorodani, ariko mutoragura amabuye kugira ngo bazababaza. Mushobora kuzabura amagambo yo kubisobanura, ariko muzabereka amabuye, mubabwire ngo ibi ni ibihamya byo aho twanyuze. Imana ishimwe cyane. Imana kandi itabaye umuntu ntizimangatanye ibimenyetso byaho imutabariye. Oya, Imana igusigariza ibuye uzakubita ababisha. Kuko ati nubwo ngeze mu bihe bikomeye ariko mfite ibuye. Imana igize inkura mu gisebo, mfite ibuye. Imana yampaye umwana amaze 14, mfite ibuye. Imana yangije indwara bambitse, mfite ibuye. Imana yankoreye ubukwe ntawe ari kuzanyemera, mfite Imana. Haleluya. Iyo tuyegereye itubikira n'ibimenyetso n'ibihamya bizatunyuza n'ahandi. Petero yakoze ibyaha 6. Icyambere ni ukwiyiringira. Kwiyiringira ni ukwiyizera, kwiyemera, kwiyumva, kumva ko ari cyo. Yesu yarabicaje arabwira ngo mwabantu mwe, mwabigishwa banjye mwe, iri joro ibyanjye birabahemuza. Barakubita umungeri, intama zitatane. Petero atera urutoki hejuru aramubwira ngo nubwo abandi bose bagenda ngeweho nge. Iryo ni ryo kosa rya mbere, nge inarige. Kandi ibijya gushya birashyuha. Iyo umuntu ategereye Imana ntashobora kubona Imana mu kibazo cye, ahubwo we yibona nkawe. Ingaruka ya mbere ni ukwibona nge. Kosa rya mbere yaravuze ngo nubwo abandi bose, nuvuga ati ba Jean Paul bagenda, ba Vedaste bagenda, ba Clemence bagenda, ngewe kurikije igihe nabatirijwe, kurikije ubutumwa mvuga, igihe maze mu rusengero, abandi nibagende nge sinagenda. Nyamara kirengagije ijambo Paul yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nge rya kabiri yakoze ni ukudasenga mu gihe cyo gusenga. Yesu yarabahamagaye arabwira ngo muze tujye gusenga. Petero urya wa mbere gusinzira. Yesu aramubwira ngo munaniwe kubana nanjye isaha imwe. Petero aramubwira ngo amaso yanjye aremerejwe n'umunaniro. Reka nibutse abantu badukurikiye, ntabwo ibihe byose ari ibihe byo gusenga. Iyo igihe gihuze urakiba. Kandi cyiza cyo gusenga, amasengesho nicyo kintu cyonyine kibikika. Kuko amasengesho agira umumaro muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Hari igihe umuntu, haleluya, ntabwo ushobora kwibutsa Imana ibiryo wariye, ariko uzayibutsa amasengesho wasenze. Ntabwo uzibutsa Imana amazu wubatse, ahubwo uzayibutsa amasengesho wasenze. Ariko kuko Satani ari umuriganya atubuza gusenga, ariko akadusigira kuyigisha. Abantu benshi bagira ubushobozi bakagira ururimi rwo kwigisha amasengesho, ariko ntibasenge. Satani akabibarega. Kandi ntabwo Satani ashobora gutinya ko wayigishije. Oya ye, ahubwo azatinya ko wasenze. Iri jambo reka nisubiremo. Abantu benshi bagira impano zo kwigisha amasengesho, ukanariruka wera ukavuga uti turahwereye, ariko we Satani akamubuza gusenga. Akabireba muri teore, akabizana mu bitabo, akagugisha abantu bose basenze, we ukumva ntibimureba. Akaba ari umwigisha w'amasengesho rwose. Abantu bakemera bati turizi. Satani yamugera akamukubita nk'igihunda, kuko yabyigisha ariko ntiyasenze. Ntabwo rero Satani azatinya umuntu wayigishije. Ntajya atinya umuntu yigisha, atinya umuntu usenga. Ubutaha tuzagaruka ku isomo ryo gusenga. Petero rero gusenga arasinzira. Akora irya gatatu ryo kurwanisha intwaro z'umubiri. Kimwe mu bimenyetso kizakubwira umuntu utaregereye Imana nuko arwanisha intwaro z'umubiri. Bafashe Yesu, Petero kuko yiyiringiye atasenze, bituma kura inkota akura umuntu w'ugutwe. Yesu aramubwira ngo Petero
subiza inkota mu rwubati. Urugamba turiho si urw'umubiri ahubwo n'urw'umwuka. Iyo wegereye Imana iguhishurira ubwoko bw'intambara ugiye kurwana. Iyo utayegereye nta makuru y'intambara uba ufite. Intambara zije urirwanirira ukisobanura. Icya kane ni ukugendera umwami we kuri. Antreta Yesu amaze guhinyura ibyiringiro bye, imbaraga ze, Petero yahise amugendera kure, arenga ahinguka. Ni ngo kumubwira ati nashatse kurwanira urabyanga, kandi nta nkota ugira, nta nkono ugendana. Kandi ni ngo kubwira Yesu ngo wari umfite nk'umunyamahirwe kuri wowe. Kugendera umwami we kuri. Icya gatanu yakoze ni ugukundana n'abanzi ba Yesu kugeza ubwo ajya kota umuriro w'abanyamahanga. Petero umuntu uhamagawe, Petero umuntu wagendanye na Yesu agera ku rwego rwo gukundana n'abanzi b'umusaraba. Izo ni consequences, ingaruka zijya zibaho umuntu kugeza ubwo akundana n'abatizera, akajya gukundana n'abatizera, kandi bo barakunyunyuza. Nta byiringiro bafite, nta sengesho bafite, ntibegereye Imana, begereye ibiryo, begera akazi. Ni byiza kubikora, ariko hirya yabyo menya ko Imana iri hejuru y'ibyo bintu byose. Akundana n'abanzi ba Yesu ajya kota umuriro w'abanyamahanga. Ikosa rya gatandatu ni ukwihakana umwami we yivuma. Imana itugirire neza. Iyo umuntu ategereye Imana kwihakana biroroshye. Umuririmbyi yaravuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Iyo umuntu ategereye Imana kwihakana Imana biramworohera kuko Imana ntigeze abishutiye. Bene data mudukurikiye, hari inyungu zo kwegera Imana, hakaba n'igihombo mu kutegera Imana. Twegera Imana gute? Ni izihe nzira twanyuramo kugira ngo twegere Imana? Ndumva nsa n'ugeze kuri kongezeyo. Inzira ya mbere twegera Imana ni inzira ya mbere yo kuyizera. Umuntu wese wizera Imana akwiye kwizera ko ari Imana iriho kandi kwigororera abayishaka. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Haleluya. Kwegera Imana, intambwe ya mbere ni intambwe yo kwizera Imana. Kandi kwizera Imana harimo ubumenyi, ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bafite kwizera. Utizera ari inyuma y'umurongo. Ukwiye kwegera Imana uyizera. Icya gatatu. Icya kabiri, ukwiye kwegera Imana usenga. Umuririmbyi yaravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa ntibazima. Ngo nyamara, haleluya, Yesu we. Abantu bose bagiye begera Imana mu masengesho, usibye n'ubuzima bw'isi, Imana ibavuga ahantu habiri. Imana ibavuga mu ijuru aho ababisha batagera, ikabavuga no mu isi. Umuntu wegereye Imana asenga ntajya abo mu gwagasi. Oya. Niyo mu rupfu rw'Imana igiza. Kandi reka nkubwire icyiza cy'amasengesho, ni ikintu umuntu araga. Umuntu akakiraga abana. Reka uyakorera umurage, akabwira abana ati nta nzu mfite, nta modoka, nta sambu, ariko mfite amasengesho. Nubwo ngiye ariko Imana nasenze izabarera, izabigisha, izabashyingira. Ndakurahiriye n'ukuri ku ijambo ry'Imana, umuntu wegera Imana asenga ntajya abo mu gwagasi. Haleluya. Mwabagabo mwe munkurikiye, mwababyeyi mwe munkurikiye, wakwegera saka akagusiga ku gasi. Wakwegera amafaranga agashira ugasigana imyigato zarahengamye, ariko niwegera Imana usenga. Nawe ujye usenga cyane niko bavuze. Gusenga. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri bihe, erega sinakurekura. Haleluya. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose
yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da. Imana ishimwe. Ikindi gikomeye, twegera Imana dusenga. Cya gatatu ni ukwegera Imana tuyikorera. Umwanya uragiye, ariko reka se nuvugaho ibi bintu bisobanuriro gatoya. Hari ibintu bibiri si iha imbaraga, kandi koko birazifite, ariko kiriho wapfa bigasigara nk'amateka gusa. N'ubwenge bw'isi, nta muntu ujya uburaga umwana. Nubwo waba uri porofeseri, iyo upfuye upfana diplome yawe, nta muntu uyiraga umwana we. Cyakora bazasigara bavuga ngo uyu mwana ngo iseri porofeseri ariko ntuzafata iyo diplome ngo ujyane kuri botike ngo wikopeje ngo papa ngo yapfuye ngo ari porofeseri. Diplome uko yabiri ko ariko kose, wakwiga mu Rwanda, wagira diplome mpuzamahanga, kandi izo ni nziza, abantu bazakubaha, uzavuga byumvikane, uzabona akazi gakazi, uzagenda mu modoka ari nziza, uzubaka amazu, ariko ku munsi wo gupfa tuzayireba hariya nk'igitaka, nta gaciro izagira. Nta muntu ugiraga umwana, nta muntu ugiraga abuzukuru, nta muntu uyisigira umugore, nta muntu uyiraga umugabo, nta wiraga umwishywa we. Oya, irangira uwo munsi. Ntiwayigira n'ingwate muri beka, ntiwayijyana muri sako, niyo banki yoroshye. Reka na butike nta kibiriti bagukopa ngo hano hari diplome kazi. Ariko isi iyo uri kwigira diplome ubura umwanya wo gusenga. Ikizamini kiragutwara, uti narahuze sinjyabona umwanya wo gusenga kubera ndi mu bizamini bikaze. Komeza wige ariko unasenge. Icya kabiri kiturazishinga imitsi ikabyimba ni perimi. Ku munsi wo gupfa ntiwayituzi ni muntu ngo wajya kuzana umurambo nyirawe wari wayikoreye ngo uyimutize, ntitizwa ntitangwa. Reka ariko ibintu bibiri mu mwuka no muri ubu buzima bikora, haleluya, ni amasengesho n'imirimo twakoreye Imana. Bantu munkurikiye munyumve neza, sindesheje diplome agaciro, sindesheje perime agaciro, ariko niyo utakiriho amasengesho arakora agasigaranwa. Niyo utakiriho imirimo wakoreye Imana irasigara igasigaranwa. Haleluya. Obadiya yarapfuye apfana imirimo, aragenda imirimo irasigara. Bukeye umugore we asanga Elisha ati umugabo wanjye yarapfuye ariko yakoreye Imana, abana be barongoka. Imana ishimwe cyane. Ni mu nyumva rero mwumve ko hari ibintu bibiri mbabwiye gukora. Mwige cyane, musenge cyane, mukore cyane, munakorere Imana. Mwegere Imana mwizera, twegere Imana dusenga, twegere Imana tuyikorera. Ni Imana ishobora byose. Kwegera Imana niko kwiza, kugira umumaro muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Umuntu wese wakora Imana ntabwo ajya yikorera amaboko. Igihe kiragera wagera no kuri burembe, Imana ikubura dosiye yawe. Yaravuze ngo sinzabasiga kandi sinzabahana. Ni Imana ishobora byose. Uwo muntu Imana iramugendana, Imana iramubika, Imana ikamuvuga, Imana ikamuvugira, Imana ikamutabara. Kandi mureke mbabwire bantu mwegereye Imana, Imana ushobora kutayibona mu itangira ry'ikibazo ariko ukayibona aho bizarangirira. Imana ushobora kutayibona bikiza, abantu bakakwigaho, abantu bakakuvuga, ibibazo bikiyongera, ariko Imana igahagarara aho ibibazo bizarangirira. Imana ishimwe cyane, kuko wayegereye Imana ikagukura mu kaga, ikagukura mu kangaratete. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana turagushimiye, uri Imana ikwiye kwegerwa, n'abakomeye, n'aboroheje, n'abize, ukegerwa na buri muntu wese. Kandi uduhaye umurongo wo kukwegera, ni ukukwizera, ni ukugusenga, ni ukugukorera. Haleluya. Abantu bakakwegereza imitima, bakakwegereza ubwenge, bakakwegereza imbaraga. Uherekeze iri jambo mu mitima y'abaryumvise. Kandi aba bantu bose, buri muntu wese turamusabye kugira ngo
ahishurirwe n'umwuka uburyo bwo kwegera Imana. Ni we wenyine ushobora byose, ni we wenyine utavuguruzwa, ni we wenyine uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Umugisha ijambo ryawe kandi tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.